Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho uherereye hose, aho udukurikiranira uherereye, waba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka tukwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Ni inkuru tuje kubagezaho y'incamugongo irimo iragenda igarukwaho cyane n'abatari bakeya. Mu karere ka Ruhango umugabo yakoze icyo twakwita amahano. Nk'uko rero mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu, murabona aba bagabo bahetse uyu mudamu mu ngobyi ya kinyarwanda. Mu by'ukuri amahano uyu mugabo yaje gukora biteye ubwoba rwose. Nibyo rero tuje kugira ngo tubagezeho muri kano kanya. Gusa mbere yo kugira ngo tugaruke kuri aya makuru ku buryo burambuye, reka tubanze tugusabe niba ari ubwa mbere ubanye natwe, tugusabe ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru ujye uyabona uri mu ba mbere. Turanagusaba gukora share aya makuru ukayasangiza inshuti n'abavane, ukora like, ujye no muri comment usigemo igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Nkuko rero byakomeje kugenda bigarukwaho n'ubugome bw'indengakamere muri iyi minsi, abantu mu by'ukuri ntabwo bakigira umutima wa kimuntu. Ibaze kugira ngo ube warakundanye n'umuntu, mukundane mugere aho kwemeranya kubana, ariko nimumara kubana mu by'ukuri mutangire mugirane amakimbirane, bigeze naho ufata uwo washakanye nawe cyangwa se ufata uwo wakunze ibihe byawe byose ukamuvunagura kuri runo rwego. Ni ibintu rero byaje kuba byabera mu karere ka Ruhango. Muri kano karere ka Ruhango rero biravugwa ko ngo umugabo yari asanzwe afitanye amakimbirane n'umugore we, ngo aya makimbirane rero akaba yarashingiye ku mitungo, aho umugabo ngo yari umusinzi, ahora asinda buri gihe. Mu by'ukuri ngo ntacyo yitagaho ku rugo, byinshi ngo byakorwaga n'uyu mugore we. Ugasanga uyu mugabo rero ari kugenda ashaka urwenzo ku mugore we, ndetse amakuru akaba yarakomeje kugenda agarukwaho ko cyangwa se amakuru twabashe kuba twamenya ngo ni uko uyu mugabo ngo hari umurima yashatse kugurisha, mu by'ukuri uyu mudamu ngo aramwangira. Hanyuma uyu mugabo ashakisha buryo ki, akora ibishoboka byose kugira ngo arebe ko uyu murima wagurishwa. Biranga bibi by'ubusa. Uyu mugabo rero bikomeje kugenda bigarukaho ngo ko hari ishyamba yari afite rero, ngo iri shyamba yaje kuritwikisha. Mu kuritwikisha rero ngo aza kubwira umugore we amafaranga yavuyemo, ariko mu by'ukuri ngo amafaranga yavuyemo ntabwo yari aya nyayo, dore ko ngo iri shyamba yari arifatanije na bashiki be babiri. Ngo ubundi bajyaga barisarura bakabaha amafaranga ibihumbi 500, ariko ngo yararenze aba menshi bitewe n'uko ngo muri iyi minsi ibintu byazamutse. Ngo ishyamba rero ngo akaba yararitemesheje, ngo bakamuha 1,200,000. Arangije rero abwira bashiki be ko ngo ishyamba rero bamuhaye ibihumbi 500. Urumva nyine mu bihumbi 500 bagombaga kuba bagabana muri ibyo bihumbi 500 ko ari batatu. Urumva andi mafaranga ku ruhande rero yahise yakubita umufuka we, mu by'ukuri ntiyabigaragaza. Nyuma rero nibwo byaje kumenyekana, ariko mu bimenyekana uyu mugabo ngo hari undi murima ari kugenda yototera kugira ngo agurishe. Aya mafaranga yose rero bikaba byikomeje kugenda bigaruka ko ngo yajyaga ayahonga abagore cyangwa se yajyaga ayajyana mu nda. Urumva nyine uyu mugabo byanga bikunda ashobora kuba yari yarangirijwe, kuko umuntu utekereza neza, umuntu uzi agaciro k'urugo, gukora ibintu nk'ibi ngibi mu by'ukuri ntabwo ari ibintu biba bisanzwe. Ikindi rero cyaje gukurikiraho ni uko uyu mudamu we ngo amakuru yose yayamenye, yaje kuganira n'abantu batwitse iri shyamba cyangwa se batemye iri shyamba bakaritwika. Ngo barangije rero bamubwira amafaranga yaje kuva muri iri shyamba, ndetse ahita anabibwira bashiki b'uyu mugabo we. Urumva nyine amakimbirane noneho yahise azamuka ku rwego rwo hejuru. Ikintu cyaje gukurikiraho rero nuko uyu mugabo akimara kumenya ko bamuvumbuye,
ngo yahise agenda agera mu rugo, atangira kwiyenza ku mugore kuko yari yamaze kumenya ko umugore byose yabimenye ndetse n'abashiki be babimenye. Aratangira ariyenza mu by'ukuri agera aho afata umugore ngo aramuhondagura ku buryo yamuhondaguye aramuvunagura ku rwego ruri hejuru cyane. Bikaba bivuga ko rero ngo aba bombi nubwo babanaga mu by'ukuri ngo bari basa naho bakiri abageni, bitewe n'uko ngo nta mwana bari bakabyaranye. Uyu mugabo rero amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko ngo iwe icyo yashakaga kwari ukwirukana uyu mugore ngo akamuvira mu rugo. Ibaze kugira ngo ube warakundanye n'umuntu ugere aho ufata icyemezo cyo kugira ngo mubane, nyuma ushake kwisubira, ushake kumwirukana, uhora umukubita umuhondagura. Kandi mu by'ukuri ibintu nk'ibi ngibi ahantu henshi usanga bihari, aho usanga hari nk'abagenda bahishirwa n'inzego z'ibanze cyane cyane ba mudugudu ndetse n'abayobora amasibo, ugasanga bahishira abantu nk'aba ngaba. Mu by'ukuri ni ibintu bibabaje. Uyu mudamu rero ngo akaba yakubiswe ku rwego rwo hejuru. Ikintu cyaje kumutabara nuko abaturanyi bumvise ari gutaka, barangije rero ngo baza gutabara. Bakihagera umugabo ngo ahita akuramo ke karenge ariruka. Ariko kugeza amagingo aya ngaya rero amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko uyu mugabo ngo yaje kuza kuba yafatwa. Kugeza amagingo aya ngaya rero niyo makuru dufite. Umudamu rero nawe ikintu cyakurikiyeho rero bakimara kubona ko yahondaguwe ku buryo bw'indengakamere, ikintu cyakurikiyeho bakaba bahise bashaka buryo ki yagezwa kwa muganga aratabarwa. Ariko mu by'ukuri abaje kuba bamutwara kwa muganga bakaba baje kudutangariza ko mu by'ukuri uyu mugabo we yamuvunaguye ku rwego rwo hejuru, yamukubise aramubabaza ku rwego rwo hejuru. Ndetse benshi bakomeje kugenda babigarukaho ko uretse Imana yonyine bishobora no kuza kuba byamuviramo kumugara cyangwa se byamuviramo kuba yagira ubumuga budakira. N'amakuru rero yakomeje kugenda agarukaho hano muri kano karere ka Ruhango, ahantu usanga umuntu yarishimiranye n'umuntu bagateretana, ugasanga bageze ku cyemezo cyo kuba babana nk'umugore n'umugabo. Ariko mu by'ukuri ugasanga nyuma hajemo amakimbirane nk'aya ngaya, bigeze n'aho umwe ashaka kwica undi. Urumva urwego ibi byari bigezeho, haburaga gato ngo abe yamwica. Urumva nyine ni ibintu bibabaje. Ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, mu binyamakuru. Abantu benshi bakomeje kugenda bayigarukaho ndetse banenga uyu mugabo, bavuga ko mu by'ukuri ibintu yakoze bitari bikwiye. Ndetse abenshi bakaba bakomeje kugenda bamusabira kuba yafatwa agafungwa, cyangwa se kuba yashyikirizwa inzego zibishinzwe akaba yahanirwa iki cyaha yaje kuba yakora. Nguko ngaho rero update y'amakuru yarakomeje kugenda agarukaho hano muri kano karere ka Ruhango. Natwe twari tuje kugira ngo tugeze update z'aya makuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona mu bambere. Amakuru yacu ugiye kurikirana 5 kuri 5. Kurashare cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi wibagirwe gukora like, ujye hasi no muri comment usigame igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime, bibi nabyo bine, kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye tukugezaho amakuru acukumburana mu buhanga, amakuru acukumburana mu bushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Reka dufate umwanya rero tugushimire wowe abanye natwe kuva ku ntangiriro z'amakuru kugera ageze ku musozi. Ni iby'agaciro gakomeye cyane, w'ingenzi kuri twe. Gusa tunakwibutsa gukora sabone cyangwa subscribe niba utarabikora, kugira ngo tujye twibanira 5 kwa 5 ko tuzajya dushyiraho amakuru ujye uyabona uri mu bambere. Turagusaba gukora share byibuze amakuru kayasangiza abantu 3 cyangwa 4, uraba uduteye inkunga ikomeye. Ikindi rero reka tugusezere ndetse tunakurarikira gukurikira amakuru yacu ari imbere. Ciao, bye bye, astra vista.